njye numvishe sindagukunda yabanje Yego. asante Hazamo numvamo na nuzi. imyambaro no Eh, no guhena no guhindura iyo myambaro kuko ngo urahena cyane. ni cyane imyenda migufi Birashoboka. okay ubwo ze ndamusubiza ikira ko numva binyobe ikibazo cye yazagisubiramo Ntuhene. ariko sinanabikora Ndaje avunira mu mavi agira ati kubera iki wambara nabi na umugore w'umwisilamu nambara nabi mba nambaye imyenda adashaka rero uraza kwihangana aho mba nambaye ibyo udashaka ariko ngewe nambaye ibyo nshaka rero sinibaza ko mba nambaye nabi cyangwa se wenda mba nambaye nabi mu maso ye kubera ko mba nambaye sheriya kuko yavuze nk'umugore w'umusilamu iyo ketchup ari muri dushe yoga ni iki gice cy'umubiri atindaho cyane ariko rero usigaye unywa ibiki ni ikihe ukundana bwa mbere wari ufite imyaka ingahe nayo mfite imyaka ingahe ra mu mutima wanjye numva nkunze umuntu nayo mfite imyaka ingahe buriya ndayibuka na 10 n'ingahe ra ariko uzi ko ejo bundi aribwo nasobanukiwe ko uzi ko ubu nyine uba ufite ikintu cyo gukunda umuntu ariko hakazamo ubwana ubundi ugatinya utuntu tw'ubugoryi ubundi nyine wamukunda ukumva nta n'ikintu byabamarira ntabwo ndi kwibuka imyaka nari mfite wahuye gute n'umugabo wawe umugabo wanjye umunsi wa mbere nyine mwahuye kugira ngo mukundane inkuru y'urukundo rwayo nyine mwahuye gute kugira ngo mukundane ubundi umugabo wanjye afite umuvandimwe we rero yashatse mukuru wanjye wo kwa mama wacu nawe ni mukuru we wo kwa nyina wabo rero urumva bajyaga bazana mu rugo baje kureba sister nanjye tumenyanira aho ngaho rero yigize kumbwira ko nkunda ndi umwana nkajya numva nanjye ndamukunda ariko nkumva mfite ubwoba nyine iyo abantu bakundanye bagahura kenshi numvaga biba ari bibi namukundaga nyine biri aho by'ubwana hari muri 2009 iri kurangira yarigezemo hagati aho niho twahuye bwa mbere nayahe mazina abiri ujya ukunda kwita umugabo wawe nkunda kumuhamagara Mutabazi cyangwa nkavuga be umugabo mwiza ni ukuri njya mubwira Mutabazi cyangwa nkamuhamagara be cyangwa iyo ntari kumubwira ngo mwana wanjye nese umwana wanjye agabanuzwa ukunda na gisirikare oya ntabwo ari igisirikare ariko umugabo wanjye n'umwana wanjye ni umwana wanjye no mu buzima busanzwe ibizite umwana wanjye akabyakira ate arabyakira yari amenyereye uri romantike ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze imwe tubana umunsi ku wundi mwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 iyo nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Ketchup ku munsi udasanzwe. Ketchup umeze neza? Meze neza ku munsi udasanzwe kubera gute niwo munsi nkubonye ufite imbaraga nke mu maso ufite ubunebwe aho sportif ugira ubunebwe uzi naryamiriye niyo mpamvu hirya ugira ubunebwe ubundi hari amasaha amenyereye kubyukamo noneho uyu munsi yageze ngira ubunebwe niyongezaho nkanda abiri numva sinzi no kumara umwanya munini nicaye nta kintu ndi gukora yego birumvikana cyane impamvu mvuze ko ari umunsi udasanzwe n'ikiganiro kidasanzwe ni ikiganiro cyagizwemo cyakigiye kugirwamo uruhare n'abakunda bagakurikira Ketchup TV show ya 80%. Twakoze post turimo turabwira abagukurikira n'abagukunda yuko bakubaza ibibazo bigiye bitandukanye bifuza kukubaza muri rusange. Ikiganiro kingi cy'uyu munsi kiraza gushingira cyane cyane ku bibazo by'abakunzi bawe, yaba bakunze filme, bakunze bank bagiye gukora ndetse n'ibiganiro umunsi ku wundi. Mbere na mbere wakira gute urukundo werekwa n'abakunzi ba Ketchup TV show? Ntabwo nzi mu rindi jambo ritandukanye no kuvuga ko mba mbona ari urukundo gusa nakoresha kugira ngo babyumve kubera ko kuba narujuje 100,000 nicyo cya mbere
ikindi no kuba buri kintu cyose kigiye kuri YouTube channel yanjye bakireba binyereka ko bamfitiye urukundo ruhagije. Rero ni ibintu mpereza agaciro gakomeye cyane cyane. Ntabwo njyewe ubundi kubera ko wenda mu magambo abantu tuvuga badahagije, ariko mbasabira umugisha ku Mana kuko birahagije pe, munyereka urukundo rudasanzwe. Ntabwo sinzi Imana igiye ihaza ibyifuzo byabo. Yego. Alright. Ni ibibazo byinshi, ni impamvu nashaka gutinda kugira ngo tuze kuza kubisubiriza icyarimwe. Ntabwo ndi busome amazina, ndumva ari byaba byiza cyane kuba umutekano w'abantu. Hari igihe umuntu atanga igitekerezo ariko atifuza kuza muri bino bintu byacu umunsi ku wundi. Hari uwanditse agira ati ndagukunda mubyeyi, umuntu ushaka gukina filime wamugiriye ihe nama? Nanjye ndagukunda. Umuntu ushaka kuyikina inama namugira ni uko bisaba kutarambirwa, bisaba kudacika imbaraga, bisaba ubwitange bukomeye nk'ubw'umuntu ashyira mu bindi bikorwa bitandukanye no gukina filime. Iyo niyo nama nagira umuntu. Ikindi ntujye gushyira amafaranga imbere cyane, kuko nyine umuntu ugiye ushaka gukina filime, inama ya mbere namuha ntabwo yashyira imbere inyota y'amafaranga, ahubwo banza ubijyemo, ubimenye, urebe imvune zirimo, urebe niba ubashije kubyihanganira. Nushyira imbere amafaranga uzahurwa filime. Yego. Undi yaranditse ngo ndagukunda. Ndagukunda. Yego. Undi ati ndagukunda shu, nta kindi uri mwiza. Urakoze cyane, nanjye ndagukunda. Yego. Undi ati ndagukunda, nyibwirira maze ikintu nafata kikangabanya mu nda. Ubuse reka kubera reka bigiye gutuma n'ubundi ikintu nari buvuge njye kukivuga none ahangaha. Ndateganya niko bigomba kugenda, ni na bimwe mu byo twagombaga no kuganiraho n'ubundi. Ngiye kongera kuzajya nkora ibiganiro nakoraga n'ubundi bizajya bisa no kuba harimo icyo nakubwira wenda kikagufasha kugabanya ibiro muri rusange, cyangwa se ikigabanya mu nda, cyangwa ikigabanya aha n'aha. Rero namusubiza muri ubu buryo, anyemereye akomeza kureba ibiganiro byanjye mu minsi itari myinshi cyane, nzabivugaho mu buryo burambuye kuko ubu mbivuze byaba birebire. Yego. Alright. Undi aragira ati nkukunda cyane Neri wanjye. Asante. Uyu muziranye cyane uyu nguyu. Undi ati Bambi ndagukunda cyane. Asante nokwe. None se umuntu wifuza kwinjira muri sinema nyarwanda ni iki wamufasha? Nge umuntu nk'ibisanzwe n'ubundi narabivuze, no kunyeza amafoto yawe abiri, aho utuye n'amazina yawe kuri WhatsApp. Si ngombwa kumamagara pe, kuko hari igihe guhamagara biba bigoye, kwitaba nuko, ariko umpaye message kuri WhatsApp ndabibona, ubundi nakubona bitewe na role runaka nkaba nakubwira. Nibwo buryo ngewe mfashamo abantu banjye, nta muntu n'umwe nsaba amafaranga. Alright. Undi ati ndagukunda cyane, ndagukunda pe, kereka duhuye nakishima. Ugipanga uryo guhura n'abafana bawe. Ubundi reka nkubwire, nshaka kuzashaka ofisi nzajya nkoreramo ibikorwa byanjye bimwe na bimwe, ni naho nzajya ndangira abantu banjye bankunda bakaba bahansanga. Ko mu rugo ni mu rugo biba bigoye. Icyo ngicyo cyo nicyo. Undi yongera agira ati ko yongeye kubyibuha kandi yatubwiye ko ari kuri regime. Njyewe se cyane niwe wenyine? Njyewe wongeye kubyibuha kandi warabwiye kuri regime. Uwo muntu ntago ashaka kuba arwaye amaso ujye kwa muganga. Kubera ko njyewe nta nubwo ubu sindi no kuri regime ngiye nafataga. Nagerageje kubifata biranga bitewe n'iki, amasaha yanjye yo kurya ntabwo aramwe, kandi kimwe mu bintu bituma umuntu abyibuha kurya mu masaha ajagaraye rwose birimo. Rero ubu ngubu kubera ko ntakibona umwanya wo kuvuga ngo saa sita zuzuye ngo ndabasha kurya ngo gutya, ntabwo ndi kuri regime nk'iyo nafataga mbere. Nshobora kuba nafata ibyumweru bibiri nkavuga ibi byumweru bibiri sinzaryamo inyama z'umutuku, sinzaryamo umugati, sinzanywamo fanta, nkaba nabikora gutyo.
ariko igihe mperukira kuvuga ku bintu by'ibiro nari mbyibushye nari mfite ibiro bigera muri 90, uyu munsi mfite ibiro 82. ubwo rero sinzi ukuntu ari kubona ko mbyibushye. urimo kuza. Undi arabaza ati njyewe ndagukunda cyane hamwe na famiye yawe kandi ko haje mubyeyi kandi uzatugarurire Mutabazi turamukumbuye pe. Asante kudukunda na famiye yacu, twe abantu badukunda natwe turabakunda, ariko Mutabazi nibikunda azaza ariko biragoye bitewe nuko akazi kiyongereye, niyo mpamvu atagikunda kuboneka. Ikindi kibazo kiri personal mu muryango kirimo n'ababyeyi, sinzi rero nagisoma uko yacyanditse. Reka nyirebe. Ibi ngibi biba bimaze iki? Si turi bubivugeho, ariko ese ubundi ikirenze ni iki? Uko biri kose uwakibajije nareba cyo kiganiro ashobora kuzakimenya. Umuntu wabajije ku bintu bya famiye birimo ngo n'umubyeyi, kuko njye ngira umubyeyi umwe. Sinibaza ningusubiza nimba hari ikintu biri bukumarire, ahubwo kereka nimba hari umwe muri abo bantu wagusabye ko wajya kubyandika, kuko ndibaza kuvugana nabo no kutavugana nabo nta kintu bimarira umufana wanjye. Byamwigishe ko nawe kukura kwitwa muri situation nk'iyo wari urimo, kavuga ati ngendeye kuri ketchup. Ahubwo ubwo wasanga uwo muntu wanditswemo aho wa kabiri ari we wabajije icyo kibazo, simvugana nawe ko nta gahunda ngirana nawe. Wowe uriyizi nta gahunda, simvugana nawe ko nta gahunda ngirana nawe. Buriya nimba hari umuntu kuri iyi si uzi ko atakwifuriza icyiza, uwo muntu ujya umugendera kure, kubera ko afite n'uburozi yabuguha bukakwica, cyangwa ukirukanka ukajya ku muhanda akakubona wangaye tu. Ariko simvugana nawe, sineze no kuvugana nawe ko nta gahunda ngirana nawe. N'Imana yo mu ijuru izandinde kuzigirana nawe. Icyo cyasobanutse. Undi we turavugana kuko dufite icyo duhuriyeho cyane, tugomba kuvugana kuva kugeza igihe umwe azavira ku isi. Ariko gusurana nabyo turasurana, ariko uwo wundi we Shinero wanze ugira inzika. Njyewe singira inzika, ahubwo njyewe iyo ngukunda ndagukunda, niyo nkwanze nditanga bishoboka. Undi aragira ati icyo nzakubwira nuko ngukunda, ikindi ndifuza ko wazanshyira muri project zawe za filime kuko ndabikunda cyane. Urakoze. Asante, n'ubundi nawe abikore nkuko twabivuze kuri WhatsApp yanjye. Umwandikire urebe ibyo ari byo. Undi yandika agira ati kuki waducitse muri bamenya kandi ariho nge nagufaniraga. Sinabacitse, ahubwo abantu mujye mubona ahantu bamenya bayakoze ibiganiro mujye mumubaza muri comment, ariko nzi ko biri mu nzira. Uniti ndashaka guhura nawe live. Nawe nuko unsabire mbona amafaranga nkori office vuba hano. Yego. Uniti no question, I love you. Asante sana. Uniti gusa ndagukunda, gusa ndagukunda. Uraraba ihindure iyo ryamaro ariyo kwenda kumva. Ansome gake gake. Gusa ndagukunda. Uraraba ni Kirundi. Uraraba ihindure iyo ryamaro urahena cyane. Ubwo ni imyambaro zari kuvuga. Numvishe imyambaro. Kuhenera abafana. Njye numvishe sindagukunda yabanje. Asante. Numvamo imyambaro no guhena. No guhindura iyo myambaro kuko ngo urahena cyane. Ni cyane imyenda migufi. Birashoboka. Okay. Ubwo ze ndamusubiza ikira ko numva binyobe. Ikibazo cyazagisubiramo. Ariko sinanabikora.
sinzi ikibazo ni ukuvuga mu kirundi se kuvuga imyenda migufi ya se n'ubundi se bavuga ko ari migufira cyane imico ikibazo ngo ni imyambaro ikibazo ni imyambaro reka ibyo bintu ukora umaze kwambara ntabwo dusobanukiwe uko bimeze ariko niba ari imyambaro migufi yo nyine mwihangane yego nawe buriya kintu undi arabaza ngo why are you so beautiful yawe ni imana yansubiriza icyo kibazo undi ati afite abana bangahe bise byivanga ntabwo byivanze nahise mbyumva ako gatoya iyo message ntoya kanyuma bashyizemo akantu k'icyubahiro mfite abana 4 mfite abana 4 ku mugabo umwe yego yarabaje nyine gufite abana bangahe ku bagabo bangahe mfite abana 4 ku mugabo umwe n'umugabo wanjye ariko n'umwana wanjye ngo mfite abana 5 nibyayeho abana 5 n'umugabo undi ati sirimuka yarabuze ntago ari ukubura sirimuka ni ibyo ngiye kubabwiraho reka mbivuge n'ubundi ndaza ubwo nuko nyabisubiremo hari YouTube channel nafunguye nshyashya nshaka ko izajya icaho filime udushoti twose niyo mpamvu hano hazajya haza ibiganiro nk'ibisanzwe hazeho vlog niba byakunze hazeho ibiganiro byo guteka hazeho ibiganiro byanjye n'abana mbega ibiganiro nakoraga ntaratangira gukora filime ukuntu ino channel yari imeze hataratangira kuzaho isi yacu niko igiye gusubira noneho hakaza na Ketchup Films indi channel izajya icaho filime n'udushot filime marange nzabaha filime nyinshi nzabaho udushot twinshi ubu ngubu ngiye gukora iyo bwabaga rero niho sirimuka izajya inyura gusa iyatambutse hano n'ubundi zagumaho ariko ibice byose bikurikiraho n'izindi shots twakoze zica kuri Ketchup Films turaza no kuyipiningaho hano muyibone yego alright undi ati ndagukunda Ketchup mwiza wazampaye gukina muri filime zawe nawe arakurikiza ya gahunda yego undi ati ni icyo ukora kugira ngo ubeho wishimye igihe cyose ni icyo ukora kugira ngo ube mwiza gutyo yakaboko niyo mbonanitse sinarekera kukubwira ko ngukunda cyane asante sana ko nkunda cyane ni icyo ukora kugira ngo uhore wishimye igihe cyose duheraho rero si ubu mvuge ngo ikintu ngewe nzi nkora kandi njya mbona kimfasha kigatuma mpora nishimye usibye ko wenda mu buzima tubamo hataburamo utuntu tuza twitambikemo hagira utuntu tugutera kubaho wumva utameze neza ariko ntabwo mbiha umwanya munini cyane ikintu cya mbere nshima Imana buri munsi ko nabyutse ndamahoro ikindi ngashima Imana kuri buri kimwe mfite no ku cyo ntafite kuko ntekereza ko hari ikintu umuntu aba adafite akagashima Imana ko atagifite kuko bimuha amahoro uba usanga hari n'ibintu byinshi Imana ubwo iba yakurinze rero ndi wa muntu unyurwa n'uko ari ndi wa muntu unyurwa n'ibyo afite kandi nkumva ko n'ibyo ntafite nifuza kubona nabyo bizaza apfa kuba nyiri muzima ibyo bintu bimereza amahoro yo mu mutima kandi iyo umuntu afite amahoro yo mu mutima ahora yishimye ikindi nta kintu nkora cyo kugira ngo mpore ngaragara nk'uko ngaragara mu buryo wenda nk'uwo muntu abibonamo kuba mwiza rero ikintu nzi nkora kugira ngo ubuzima bugende neza numve nkomeye ni siporo ubwo sinzi ariko siporo zifite n'ukuntu zituma umuntu nk'isura ubona isa neza n'ibyo uruhu rwumuka neza yego undi ati rata uri mwiza ariko reka nkubaze akantu gato ko hari umwana uri gusoza ayisumbuye ariko iwabo bakaba bari kubura ayo kumwishyurira ngo asoze we na murumuna we umwe asigaje umwaka umwe undi ari mu wa 3 segonderi abo bana wabafasha iki n'abahanga pe saje rifatanye cyane impamvu nyisomye gutyo bigoranye kandi ritaka aba bana rero mu buri urumva bakeneye amafaranga njyewe aka kanya sinababeshya ngo hari amafaranga natanga yabafasha muri ibyo bintu bakeneye kuko
sinzi umubare ariko nanone ntabwo mu bushobozi mfite nanjye mfite inshingano nyinshi abantu bose barabizi ngewe ntacyo nahisha ubuzima bwanjye buri hanze ariko bibaye bishoboka kereka ari nko gukora ikiganiro ndi kumwe nabo wenda hakaba hari umuntu ufite ubwo bushobozi akaba yababona akabafasha njye ubwo bushobozi natanga ni nk'ubwo kubavugira yego niyo nkunga utanga niyo kubavugira undi ati garuka mu kazi wowe nta by'ibibazo kandi utubwire n'ahantu wari waragiye keca reka mbabwire ni filime zatumye mbura filime zatumye mbura uburyo bwo gukora ibiganiro ko filime zitwara umwanya ushobora kujya gukina wibwira ngo urataha kare ugashiduka bukeye bitarangiye gutyo ariko ubu naje nje niyo mpamvu ngomba gukora ibiganiro nk'uko byari bisanzwe yego undi ati ndagukunda ariko uwo musatsi wawugize nabi gusa ntibyakora ko ngukunda wowe wigize Pogba asanti ndi mu nzira zo kuwuhindura nawe ariko reka mbabwire ni ukuri kwisukisha biravuna bitwara umwanya birababaza bitwara amafaranga noneho singira impano yo kuba natinzaho ibisuko ariko iyo mfitemo tentire nimereye gutya mba numva ari sawa noneho muri ibi bihe ndi gukora siporo nuwoga nyine nk'abagabo tugira ngo ni umukinnyi wa Kigali w'abagore ariko gahunda yo guhindura nkaba nkuyemo uyu mweru yego undi arongera ati ndagukunda cyane ikibazo mfite kutakitwereka abana bawe turabakumbuye please uzabikore umva ngomba kubikora vuba mwebwe gusa munshyigikire iyo YouTube channel nayo muyigeho yindi murebe filime tugiye gushyiraho murebe n'ibiganiro bigiye kujya biri kujya ahangaha ubundi ibintu byose nzahembikora undi ati wiyumva gute iyo uri kumwe n'abana bawe ese umuntu ushaka gukina filime nyarwanda wamufasha iki ubwo rusubiza icya mbere cya kabiri cyo arakomeza arakurikiza ya procedure ngewe iyo ndi kumwe n'abana banjye mba numva mfite amahoro mba numva nishimye nyine usibye kubareba nkavuga alhamdulillah nta bindi pe ikibazo gisekeye mama ndi guseka umuntu yanditse agira ati uracyanyubuka hariho iriya zina hariho Bolingo Eri wapi nta nubwo izina ry'isi ashobora kuba aba ari nko kureba akumva ko nanjye ndi kumureba ntabwo cyari ushyizeho amazina yawe yanyaye wenda dushobora kuba twariganye cyangwa twaraturanye ugasanga amazina wenda ndayamenye ariko ayo mazina ndumva nayazi ntabwo mwibuka pe yanga Bolingo nanjye sinakwibuka undi yanditse agira ati ketchup ikinana wiriwe neza niriwe neza wowe se wiriwe neza waramutse neza yego iyo urebye abana bawe wumva umeze gute ni ibyishimo gusa no gushima Imana icya kabiri ese iyo abaga bishoboka nyagasani umuha gift wamuha iyihe gift kuko guha abana bane kandi hari uwabuze n'umwe gikomeye ubundi uwo muntu ni ukuri ko Imana yabajije neza ngewe ubu se nari gutanga iki ni nk'uko wavuga ngo utanze umutima wawe cyangwa ubuzima bwawe kuko nta kintu kibaho gishimisha nko kuba umubyeyi noneho watekereza kuba hari nk'umuntu wabuze n'umwana umwe ataranatwita ngo byibura indi ivemo ngo amenye ko abyara ukumva birenze ubwenge bwawe rero nta kintu sinzi ntacyo pe nta kintu kiriho nzi navuga ngo iki ngo nari kugiha Imana ngo bibe mu buryo bwo kwishimira kuko icyo yo yamaye nta kindi kintu kigisumba kibaho undi yandika agira ati arakomeza yari afite ibibazo bitatu nyine cyane ikindi cyatatu tugezeho ni ikihe kintu cyatuma uva kuri YouTube ikindi ndagukunda ikinana nawe ndagukunda nta kintu gihari kereka abanyarwanda wenda bibayeho ngo abanyarwanda bibayeho ko YouTube tutemerewe kuyikoresha ku isi nta kintu gihari cyatuma nyuvaho yego ndaje avunira mu mavi agira ati kubera iki wambara nabi umugore w'umwisilamu nambara nabi
mba nambaye imyenda adashaka. Rero uraza kwihangana, aho mba nambaye ibyo udashaka ariko njyewe nambaye ibyo nshaka. Rero sinibaza ko mba nambaye nabi, cyangwa se wenda mba nambaye nabi mu maso ye, kubera ko mba nambaye sheriya kuko yavuze nk'umugore w'umusilamu. Mu gihe umugabo wanjye sohoka mbona byambaye akanyihorera, ndibaza ku wundi muntu bitakabaye ikibazo. Gusa nanone ndi umuntu, ndi n'umusilamu, yego ndi n'umusilamu inshuro ntago nzi inshuro nabivuga kugira umuntu abyumve. Kandi ntabwo ndi n'umwana, ikintu kibujijwe mu idini ryanjye ndakizi. Rero Imana iguhembere kuba wibukije, ariko inambabarire nanjye kuba mba ntujuje ibisabwa. yego. Undi ati ntacyo nakubaza usibye ukubwira ingano y'urwo ngukunda, ndagukunda bya nyabyo. Asante, nanjye ndagukunda. Uzi ko hari igihe umuntu akubwira ikintu ukumva wahita umubona ukamuhobera. Nawe byanditse mu rurimi rw'amahanga, uzi gutereta namubonye. Uyu muntu azi gutereta namubonye. Hari igihe ubona ikintu umuntu aba yanditse, uzi udutima turi ukuntu tungana, nakemurira akanuje urukundo. Asha iyo nguyu ushobora kuba ari undi ati ndagukunda cyane mama, more blessings fam. Ubwo ni ku muryango. Ati arongera akomereza agira ati nanjye ni byose byiza Uwiteka atanga bimugereho. Wowe amena, ibyo yakwifurizaga. Undi yandika comment agira ati waramutse neza mubyeyi nkunda cyane, igitondo cyiza mana yanjye, ndagukunda cyane bimwe birenze. Jewe nka Patrick wazambabariye nkazakubona imbona nkubone. Navutse 2004 ahita nabishyiraho ndi Igicumbi, atangara nimero ye uyu mutipa sino yavutse 2004. Bafite imyaka y'ubukwe. Patrick tuzabona nimero. Patrick tuzabona niwe wanje. Yego. Undi aragira ati ngewe nshaka ubufasha kabisa, shyira na nimero ya telefone, ibyo ntago ndi bubyiteho kubera ko ntago bisobanutse, niyo mpamvu. Undi yandika agira ati ndagukunda mubyeyi, umuntu ushaka gukina filime wamugira iyihe nama, nawe arakurikiza ya procedure muri rusange. Iyi ni part 1 y'ibibazo bigenewe ketchup. Wasanze ugereranyije abagukurikira bagufite amatsiko y'iki cyane cyane ugeneye ku bibazo batubajije? Y'amatsiko y'uburyo niyumviye ndi kumwe n'abana banjye, numvishije ari byo byagarutsemo kenshi. Abandi kwari ukumbwira ko bankunda, ariko mu by'ukuri umuntu wese wambwiye ko nkunda bive ko nanjye mukunda. Ikindi wanyifurije ibyiza, nawe Imana ibimukubira inshuro zitabarika. Yego. Twagiye muri part 2. Iyo ketchup ari muri dushe yoga, ni iki gice cy'umubiri atindaho cyane? Ariko rero sigaye unywa ibiki? Ni iki? Ndasekeje. Ni ibirenge. Ibirenge. Ukundana bwa mbere wari ufite imyaka ingahe? Nayo mfite imyaka ingahe? Mu mutima wanjye numva nkunze umuntu. Nayo mfite imyaka ingahe buriya? Ndayibuka na 10 n'ingahera. Ako uzi ko ejo bundi aribwo nasobanukiwe ko uzi ko nyine ubu ufite ikintu cyo gukunda umuntu, ako hakazamo ubwana, ubundi ugatinya utuntu tw'ubugoryi, ubundi nyine wamukunda ukumva nta n'ikintu byabamarira. Ntabwo ndi kwibuka imyaka nari mfite. Wari ukiri muto ariko. Yego. Naye makosa urukundo rwagukoresheje? Nayo. Yego. Niki wakundaga kubeshya cyangwa nihe wakundaga kubeshya kugiye mu rugo iwanyu mu gihe bagugiye kwizererera? Ntabwo nigize ngira amahirwe yo kuzerera. Yewe bitewe n'ubuzima butari bworoshye nakuriyemo, ni nayo mpamvu urukundo nta makosa rwankoresheje mu ki. Urumva
natinye kuba nakundana ko numvaga ko iyo umuntu akundanye bamutera inda kubera nyine hari ubuzima ukuriramo bikaba hari ibintu bimwe na bimwe by'ubwana udacamo nk'ibyo sinabiciyemo sinigize mbasha no kuzerera nahoraga iwacu mfite ibintu ndi gukora niba ngiye hari ahantu bantumye kandi barabizi neza ko atajya atinda mu nzira agenda agahita agaruka rero niyo mpamvu ibyo bintu ntigize mbibarizwamo cyane ahubwo wenda kereka nk'igihe nabaga ngiye muri filime nabwo navuga ko ngiye muri filime nkagenda banga ariko nkajyayo ariko kuzerera byo wapi yego ubaye ufite amahirwe yo guhitamo aho kuvukira umuryango wari kuvukiramo wari guhitamo uhe muryango nari guhitamo uwo navukiyemo kuko ni ni akahe kadega wigeze gukora mu bwana bwawe ku buryo uyu munsi iyo ukibutse nawe wiseka se nakaje ubwana bwanjye bwari bushaririye pe bwari bushaririye niba nta kintu nibuka yego wahuye gute n'umugabo wawe umugabo wanjye umunsi wa mbere nyine mwahuye kugira ngo mukundane inkuru y'urukundo rwayo nyine mwahuye gute kugira ngo mukundane ubundi umugabo wanjye afite umuvandimwe we rero yashatse mukuru wanjye wo kwa mama wacu nawe ni mukuru we wo kwa nyina wabo rero urumva bajyaga bazana mu rugo baje kureba sisita nanjye tumenyanira aho ngaho rero yigize kumbwira ko nkunda ndi umwana nkajya numva nanjye ndamukunda ariko nkumva mfite ubwoba nyine iyo abantu bakundanye bagahura kenshi numvaga biba ari bibi namukundaga nyine biri aho by'ubwana hari muri 2009 iri kurangira yarigezemo hagati aho niho twahuye bwa mbere nekereza ko ku munsi wa mbere tubonana nari nambaye iniforume nari mvuye kwiga mbasanga mu rugo yego aho niho hambere ubwo ni uko wahuye n'umutware wawe niba ngombwa bitari muri TikTok tuzaganira ku nkuru y'urukundo neza tuzayijyemo birambuye iyo uhuye n'abantu mwakuranye mu bwana bwawe mukunda kuganira kuyihesije ntabwo ndi umuntu ugira inshuti nyinshi mfite umukobwa umwe twiganye primaire nigaga Kivugiza uwo nguwo iyo duhuye niwe tuganira ukuntu ku ishuri twajyaga tujyana abana ahantu inyuma bitaga Darfur tukabakubitirayo niwe twajyaga tuganira ukuntu twirirwaga ku ishuri ntidutahe twumva aribyo byiza ko nawe ubuzima bwiwe ntabwo bwari bwiza ntabwo yabanaga n'ababyeyi be bombi hari ahantu yabaga byari bikaze twumvaga rero kwigumira ku ishuri aribyo bintu bya mbere turi abakobwa bakubagana hari nk'igihe ubundi wibuka ukuntu wabayeho uri umwana cyangwa wiga muri primaire ukuntu wari umeze wakibona waravuyemo umumama ukavuga Imana ihindura amateka akenshi nyine tukunda kuganira kuri utwo tuntu tw'amafuti twakoreraga ku ishuri ukuntu umuntu yabaga ari ku ishuri akamva aribwo yishimye cyane ugataha wumva singiye buri buke njya ku ishuri kandi mu by'ukuri ibyo mu ishuri atari byo nyine bigushishikaje ahubwo wenda nko mu masaha ya pause kuba usa nk'umurakari byakugendekeye bite ntabwo ndi umurakari gacezi sa nawe ni ikibazo cyawe ahubwo ngira akantu ko kugaragara nk'umuntu wirata sibyo nk'umuntu ucecetse cyane nyine niko nisanze ariko ntabwo ndi umurakari wigeze urwara indege umusore oya ni akacezi ntayo narwaye shara umusore narwariye indege wigeze upfa n'umukobwa umusore yakada wari umeze ubwo nese baraguteretaga baraneretaga kanereta nkagutega amatwi ngakumvira ubusa nkataha abaje imitima benshi nyine naratinyaga cyane yego hari umusore wigeze ugira crash oya nawe pe yego urumva nakuze natangiye kujya mu bintu bya se navuga gute nk'indirimbo ya mbere sinibuka imyaka nagiyemo nyifite ariko nta n'imyaka 18 nari mfite rero urumva nta bantu nababayemo ndi umwana nta crash yari kuzamo
Yego. nabonaga ari urungano Yego. nubwo bandutaga n'ibyo babarizwagamo wenda byari hejuru cyane. Kujya muri videwo ntabwo biba bivuze ngo ni uko ngubu uri umusitari cyangwa iki. Umukobwa ashobora no kuba yibera mu buzima bwe busanzwe ariko ejo akajya muri videwo ya runaka, ariko kubera guhura n'abo bantu cyane bigira ngo akabona ari ubuzima busanzwe. Yego. Nibe bintu bitatu ukunda ku mubiri wawe? Ku mubiri wanjye nkunda intoki zanjye, nkunda amaguru yanjye, nkunda ikikindira barambwiye bitatu. Ntabwo ni amaguru, intoki, ikindi ni ikihe Ese umubiri n'uwanjye. ko ntacyo mfasha. Oya. Amaguru n'intoki gusa. Nta kintu. Yego. Ni cyo gice cy'umubiri wawe ubona kikunezeza ku buryo bishobotse ko wakeditinga pe? Kinezeza nka ku buryo Ni cyo kunezeza. kitanezeza. Ni ikihera. Oya sha utankoresha icyaha. Yego. Urame kubaho. Yego. Ni izihe ndirimbo eshatu ukunda kuririmba iyo muri dushe uri koga? Indirimbo eshatu. Hari indirimbo yitwa Madamu ya Kivumbi, hari indirimbo yitwa Amakosi ya Ish Kevin, hari indirimbo yitwa gute mana ko nyibagiwe. Bitabaye indirimbo mba ndi kumva inama y'umunsi. Yego. Yego. Ariko iyo ndirimbo ndayibagiwe. Ubu urimo uririmba ariko uri muri dushe? Ariko ndirimba nabi No muri dushe? pe. Kandi akenshi ndirimba ndi koga amazi akonje. Urwana nayo? Iyo ashyushye ntabwo njya ndirimba. Ariko iyo akonje ndaririmba. Yego. Aze nk'umuntu akubwiye ngo umuririmbire akaririmba. Sha naririmba nabi pe, ntuzifuze kunyumva ndirimba. Cyangwa byumvikana byo. Yego. Niwe muhanzi ukunda cyane mu Rwanda? Kivumbi sha. Kivumbi King. Ndamukunda cyane cyane. Sindanamubona amaso ku maso. Ariko ndamukunda cyane. Uri wasaba umusore urukundo? Ntabwo byambayeho. Kuko ibintu byo gusaba inkundo nabivuyemo cyangwa byo kuzisabwa, ariko narinze mbivamo bitaraba. Nayahe mazina abiri ujya ukunda kwita umugabo wawe? Nkunda kumuhamagara Mutabazi cyangwa nkavuga be. Umugabo mwiza. Ni ukuri njya mubwira Mutabazi cyangwa nkamuhamagara be, cyangwa iyo ntari kumubwira ngo mwana wanjye. Oya se. Ese umwana wanjye. Agabanutse ukunda na gisirikare. Oya ntabwo ari igisirikare ariko umugabo wanjye n'umwana wanjye. Umwana wanjye. Ni umwana wanjye no mu buzima busanzwe. Ibizite umwana wanjye. Akabyakira ate? Arabyakira, yaramenyereye. Uri romantique? Nshobora kuba ngerageza kuba romantique. Gute? Nshobora kuba ngerageza kubera ko hari ukuntu mba mbona nkunda cyane. Ndakunda cyane uko ndeba. Imbenga sabusore. Biragaragara. Biragaragara? Ushobora kubukunda cyane ariko utabasha kuvuga. Sha ndakunda cyane, ndakunda cyane. Kuvuga amarangamutima kurimo nyine. Kubwira umuntu ko umukunda. Shaka ko mbivuga buri munsi ndabimubwira. Ariko nuko ukiri umukobwa se ari kubwira umusore ko umukunda? Kareka yari ko yaririmbye iheze. Oya se. Kareka ngo bwa mbere ubwo nawe kugukunda nakumva binesheje umutwe nkajya kunywa amazi bigashira. Ariko mbabare ariko ubundi njyewe wazama kuzaganira n'umugore n'umugabo. Niba abandi bari no kunyumva muzamba barenda binginze muzame ikiganiro. Umugore ari we wakubwiye bwa mbere ko agukunda, ariko ukaba uri tayari kutubwiza ukuri isura mubonyemo bwa akimara kubikubwira n'ibintu byose wamutekerejeho biterwa. Reka nkubwire kuko tumenyereye ko mu muco w'Abanyarwanda umuhungu ari ubwira umukobwa bwa mbere ko amukunda, sibyo? Ntabwo ari ukuvunishanya. Hari ukuntu iyo umukobwa akubwira ngo aragukunda bwa mbere ugahita uvuga uti uyu ni sugar mami se, uyu se yamenye ko yanzu nayujuje, uyu se yamenye ko ku kazi batangiye kumereza 5, uyu se nyine ugatake ibyo bikaba nubwo wenda uhise uvuga ati yo tisa arankunda bwa bugoryi bwanjye hari umuntu nkunda. Ariko njyewe nimba hari famiye
cyangwa bakaba bakundana bataranaba famiye. Umukobwa rero wavuze bwa mbere ko amukunda, ni ukuri mba mubyemera muzame ikiganiro bibarize mutubwize ukuri aho biterwa kubera nuko ko hari igihe umukobwa adafite andi mahitamo, umutipe aramushyira muri pozisiyo yo ituma kumubwira ko avuga amukunda, yego ariko uwo muhungu aba ashaka iki akaguhata akabikwereka ko agukunda ariko ntabivuge. ibyo Nukicara nk'umukobwa avuga ati uyu mukaritasi ejo kataritobora gato kugira ngo nzicwe. aha oya sha abantu mubirimo muzatwemere muduhe ikiganiro ubwo nimba ari ibintu byiza mwumve ko hari abantu benshi muzaba mugiye gufasha. Nimba ari n'abakobwa babitinya ubwo ni muri tinyuka 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 urashoboye cyane. yego ntabwo uzi uri umuntu mubi, umukobwa mubi cyangwa umuntu w'igitsina gore mubi, umuntu ugusaba kuri gahunda niwe utera ubwoba kakwisabira. kubera iki se ho gutera ubwoba mu gihe cyo kugusaba urukundo atagutera ubwoba? oya hari n'igihe nyine uba usanga nta mutima muntu atamupfumu yakubwiye ngo uze kumbanza ugasanga biteye ubwoba. yego inzu igiye gushya harimo korowani, harimo na miliyoni y'idolari, ufite ubushobozi bwo gukuramo ikintu kimwe wakuramo iki? nakuramo korowani kubera ko hari igihe dore gaposha sedi erega gapo niba ufite ibibazo by'amafaranga njye ntabyo mfite ujya kubera iki uri kumva ko nakuramo amafaranga kubera ko ariyo ushaka? Izo miliyoni ni nyinshi kubera iki se wumva ko iyo korowani ntayikuramo ikamiza irenze izo miliyoni? reka nkubwire umbajije korowani kubera ko ndi umusiramu, nemera korowani ni igitabo gitagatifu. nemera ko nemera ko Imana ariyo iduhereza byose. Nshobora gukuramo ayo mafaranga sindenge muri iyo nzu irimo irashya, nshobora gukuramo iyo korowani ikanshoboza kuba navamo aho ngaho ndi muzima. uwo ni umusiramu bivuze ntihagire untera amabuye. njyewe rero nakuramo korowani kuko nshobora no kutabona ubutunzi bwo muri ino si ngo mbone ayo mafaranga ngo mbeho ndamaraye, ariko nkazaba nzi ko wenda ku munsi w'imperuka iyo korowani ari kimwe mu bizamfasha kuba wenda nanjye nakinjira mu ijoro. hari igihe abantu dushaka kureba ibyo turimo gutya gusa ariko ntidutekereze nyuma y'ubu buzima ko tuzapfa. yego kuri kecapu imyaka ikwiye yo gushaka umugabo ni iyihe? ikwiye yego ubundi buriya kuva ku myaka 25 aho ngaho umukobwa abaza ubwenge, ubuzi ikibi n'ikiza, ubuzi nimba bino bintu bimeze gutya mbigiyemo niteguye. ariko ku mwana ugifite imyaka 20 abakiri muto sha ubu ukiri mu kigare. yego 25 ikindi yego niyo. nize nkingi 3 cyangwa 4 ubona zituma urugo rubaho rugakomera hagati y'umugore n'umugabo? harimo kuganira, abantu ntibabyumve nabi, kwihanganirana. kwihanganirana mvuga ni ukuwe nuko njyewe mbamuye n'undi muntu, twembi turi bakuru, hari ubuzima nakuriyemo, hari ubwo yakuriyemo, kwita tubihuza bikaba yabasha kwihanganira imiterere yanjye nanjye nkafatiye, ni ikintu nyine gisaba kuba mufite kwihanganirana hagati yanyu. yego harimo ibyo bibiri nari mvuze. icya gatatu ni ugusenga. ubundi gusenga byakabaye ari nicyo cya mbere ku mpande zombi, nibibe ku muntu umwe, gusenga ku mpande zombi. yego kumva kandi ko ibintu ari ibyanyu muri babiri. yego umugabo acitswe agakubagana akakubwira ati nateye inda nabyaye umwana kandi turimo turabana, wabyakira gute? yateye inda umwana turimo turabana? wowe murabana wowe nawe? umubana agatera inda ku ruhande. byaba bimeze gutera ntabwo byumvikana. ikibazo mbaje ntabwo cyumvikana. nanamubwira ko bitumvikana. bishobora kuba byasaba nk'imyaka kugira ngo mbyumve. kuko hari ikintu kiba gikomeye, sibyo? mbere na mbere sinzi umugabo watera inda ku ruhande bikamworohera kujya kubibwira umugore we. ashobora kubireka akazavuga atazabyumva ahandi.
ariko sinabona imbaraga zo kubimubwira kandi koko ni ikintu gikomeye ugeretse kuba warakozeho amafuti noneho amafuti akubyariye ikimenyetso ni ikintu n'umugore kuko n'abagore barabikora umugore arya aryamana n'undi mugabo akabyara umwana umugabo akamurera agakura atari uwe kandi ugasanga niwe mwana akunda kurusha abandi ugasanga niwe mwana wamutwaye imbaraga kuruta abandi kuko abana hari ukuntu batwara ibintu bitandukanye mu rugo umugabo bajya gushyingira umugore ngo ntago azambika ingofero umuntu utari papa ngaturuna ubwonko gashaka ukuntu ngo amubwira ko umwana atari uwe uwo mugabo mu myaka 30 urugero urumva uwo mugabo aha byago bibona abagabo yego niriye gusa umugabo yagukora ntumubabarire ntaryo nzi ntanishimye yagucyoro rizanaboneka ntaryo cyane ntari hari ntaryo nzi ariko rirahari ntaryo nzi oya ikintu itakizi nta n'ubuzi ko gihari okay imana izagukomeze ibane nawe ntirizanaboneke ubona biterwa n'iki kugira ngo abashakanye bacana inyuma biterwa n'ibintu byinshi bishobora guterwa n'uko hari gahunda zitagenda neza nk'icya kiganiro twakoze urugero nko mu buriri bishobora kuba atari mu buriri ahubwo mu biganiro byanyu uri umuntu wukana inabi gusa ushobora kuba utazi icyo umugore wakunda ushobora kuba utazi icyo umugabo wakunda bishobora kuba nyine utari umuntu watera undi ibyishimo yego ushobora kuba mbere warabimuherezaga kubera ko wigomwaga ikintu runaka kugira ibyo byishimo biboneke ariko kuko wafatishije mu rugo ugasanga cyarahagaze ugasanga rero bimuteye kuba yaguca inyuma ni byinshi rero mbona biri hagati aho ngaho yego keca iyo utaba content creator uri kubiki nawe kuba nk'umupfumu umupfumu kubera iki uzi impamvu ngira utuntu twinshi two kuvuga ibintu bikaba nshobora nk'inzozi zanjye simva kurota ariko ndose ibintu biraba iyo nkurose urupfucaho iyo nkubwiye ibintu bikubaho rero urumva nari kuba umupfumu ariko nari kuyarya we cyangwa nzabifatanya umupfumu nabyo nzafungure biro yego wigeze uterwa ipfunwe n'ahantu wavukiye umaze gusohoka mu cyerekezo cyo ku mbuga nkoranyambaga cyane ko bavuga ati Nyamirambo ahantu abana b'ibirara bahaye image cyane ntabwo nigeze nerwa ipfunwe naho kubera ko sininzi ariko ubundi abantu bibwira ko Nyamirambo ari ahantu h'ibirara shana ukuri muribeshya ko havayo abantu beza nkatwe n'abandi benshi mutazi ariko mpamya ko buri karitsiye yose ibamo ibirara ibamo wa mwana wakwiba ibamo wa muntu wakora ibi n'ibi ibamo buri kimwe ahubwo nuko Nyamirambo wenda nyine abantu bayishyizemo ariko Nyamirambo ni iwacu ndahakunda yego niki kigufasha kugabanya umujinya n'uburakari nsoza ibibazo byanjye ni uguceceka cyane umujinya ukijyana kubera ko iyo mfite umujinya nkagizana akantu ko kwiga kuvuga urakura kurushaho ariko iyo nkufite nkaceceka urushaho kujya hasi gake ibintu bikajya ku murongo muri rusange hari Ketchup Films nibyo wari watangiriyeho wenda tugana ku musozo n'ubibazo byanjye byaciranye uyu munsi watubwira ko gahunda yayo imeze and then ukatubwira na gahunda y'icano ya Ketchup TV Show gahunda ya Ketchup Films ni ugushyiraho amafilime nyine murabyumva no gushyiraho amashoti ni ibintu nk'ibyo ni ibintu bijyanye na filime muri rusange hanyuma iyi Ketchup TV Show yo iraza gukomeza ibiganiro ikomeze n'amavlog ikomeze nyine ibintu ni ibiganiro na vlog ibiganiro nakoze byo guteka ngiye kubigarukamo ibiganiro nagiye nkora by'utuntu n'utundi tw'ubwenge ngiye kubigarukamo ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibiganiro nk'ibi ngibi bigiye guhoraho rero ndabasaba cano turayipiningaho hano ya Ketchup Films muyigeho mukore subscribe ubundi murebe ibintu byose aho biva bikagera ubu ngubu tugiye gukora tutikoresheje
ni iki uzi neza kuzi guteka? ikintu nzi neza ko nzi guteka n'umuceri. Umuceri mu buryo bungahe? Mu buryo bungahe cyangwa amoko angahe y'imiceri? Amoko y'imiceri cyangwa amoko y'umuteko, uburyo nyine uyiteka marumwe? Amoko y'imiteko. Umuceri w'umweru, ipilawu, isami, ni umuceri w'icyatsi. ushobora kuba wawushyiramo ifi. oya ntabwo ngiye nkoresha fotokara. uwo muceri narawutetse uza kuza kujya wureba ipeti yangu. aha hari umuceri urimo imboga, umuceri nyine amoko menshi y'imiceri cyangwa umuceri n'ubundi buri mu bwinshi nzi kuwiteka. Ikindi ni crepe cyangwa se capati z'amazi. Yego. ushobora kuvuga capati z'amazi, gaposha kubaza ngo barya gute iyo capati kandi aba ari amazi? Gapo nzayigutekera. Ibiganiro byo guteka nabikoraga tutari kumwe, ariko ubu ndashaka gukora capati. Nukure kuntu twabikora nko kuwa kabiri. Ngiye kuzana agasura. Tujya n'Igisenyi, tukajya ahantu, tukajya no gusura Pasi. Pasi ngo ashaka ko tuzahera. Pasi Gaposha arashaka kugusura icura baza kubimbwira. Yego. Ikiganiro cya mbere cyo kwa Pasi. Yego. Reka ngushimire Ketchup, ubwo iyo update iratambutse cyane y'ahantu movies za Ketchup zigiye kuzajya zica. Yica nikabacano nyine ya vlogs, ibiganiro n'igihe bitandukanye. Hari ababyeyi wahaga tips za buri munsi ugiraga uruhu rwiza. Hari umuntu wigeze kunshuka kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza yisiga inoza ibumba. Nakubise ibumba ryomokana n'ubwanwa. Warishyize no mu bwanwa? Ye baba. Siniruma rigakomera. naryamye urimo rirakwega, numva agasura kiyegeranyije. Avuga ati nta mugabo n'undi wo kwimaringa. Ninzangira Imana nkoga bizajya biba ari ibyo ngibyo. Nibyo yapfa kuba wafuze. Wanafuze. Cyangwa umuganda ukaba ukoga. Abantu twoga ku muganda. Ndamusuhuje. Munsurize. Ngo hari umunsi yoza atari ku muganda amazi ajya mu matwi. Ngo yirirwa atari kumva. Yarabimenyereye. Ngo ntabwo yarabimenyereye. Ketchup ushimire cyane, muri murakomeza bane nawe. Amina nawe wakoze.